Ishuro ijwi ry'Imana ryasanze rimpa ubutumwa ngomba kubwira abatuye isi ku bijyanye hari ubutumwa nzarambwiye ngo nsome muri Zekariya igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 17. Sekubwiye ngo hari ibihugu bibiri byo muri Afurika abami babyo bagiye kuva ku butegetsi. Niko Imana yambwiye ngo mvuga, nta kindi yambwiye ndenzaho. Yambwiye ijambo soma, ubwo ijambo soma turasenga kugira ngo abaryumva umwuka w'Imana abasobanurire. Yego. Hari abami yambwiye ngo ntangariza abantu bayo yuko ubugwayi bari bafite bukaze Imana ibubakishije. Ntago yanyeretse ngo nubu cyangwa ngo nabatuye hehe, nabatuye isi yose. Niyo mpamvu yanzanye kuri kamera kugira ngo abazumva buno butumwa batuye isi yose. Nta kuntu bashobora kuba yenda hari amakosa baba bari gushinzwa n'Imana, yenda ku buryo ubutumwa bubagezeho bashobora kwisubiraho. Niba hari ikintu Imana ibagaya bakaba bakwisubiraho. Kenshi na kenshi watanze nk'ubu butumwa birashoboka ko baba perezida bashobora kuba batakumva n'ikinyarwanda, ariko iby'Imana bifite ukuntu byikora bakaba babyumva, bakaba bakenera no kuba yenda banaguhamagara. Nta nsinzi ihari ko bashobora gusenga cyangwa se bakaba banagusaba ukaba wanabasengera, iki kintu kikaba cyakurwaho bakisubiraho, bakaba basubira ku buyobozi bakaba bagira, cyangwa se byaranzuwe nuko bagomba kuvaho byanze bikunze. Ubundi ugufi ngo ushigwe hejuru kuko ari wowe ukwiriye icyubahiro Uwiteka Mwami Nyiringabo. Isi n'ibiyuzuye n'abayirimo n'ibyawe Uwiteka Mwami Nyiringabo. Niwe wayishinze ku mazi menshi, ntawe uzi ifatiro zayo, ni wowe ubizi Uwiteka Mwami. Ijambo ryarambwiye ngo isi n'ibirimo n'ibyo Uwiteka, isi n'abayirimo ni wowe Uwiteka Mwami Nyiringabo waturemye. Rero kano kanya Uwiteka Mwami ukanye imbere y'ubwiza bwawe, ndagusenze Uwiteka Mwami Nyiringabo kugira ngo ubutumwa bwawe washatse ko bugera ku batuye isi. Uwiteka Mwami Nyiringabo ube mu ruhande rwa buri umwe wese uzumva buno butumwa, uzamugirire neza Uwiteka Mwami Nyiringabo. Imana ikavuga ati se abahanuzi bahoraho, cyangwa mbese bishatse kuvuga yuko igitumye Imana itambutsa ubwo butumwa nuko hari ibyo bakoze bitanyuze Imana, bitanyuze inzira y'Imana, bitayitunganiye. Ariko Imana ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi, bagarutse wenda bakayumvira. Imana ishobora kubabarira. Ibyo ngibyo n'ubwiru bw'Imana. Ubwiru bw'Imana. Yambwiye Amahoro y'Imana nabane nawe, amahoro y'Imana nabane namwe, mwe mukurikirana ibiganiro ducisha kuri chaîne yitwa Umusaraba TV. Tuguhaye ikaze, uri hafi, uri kure, uri burasirazuba, uri burengerazuba, ahantu hose waba uherereye, twifurije neza y'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana, Bibiliya yarambwiye ngo ijambo ry'Imana ni ingirakamaro kandi ni ingenzi mu bantu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana ihagurukije muri iyi minsi kugira ngo ageze ku bantu, abwirize isi yose, ababwire icyo gukora. Imana ibagirire neza nimwumva ijambo ry'Imana, mushyire mu bikorwa ibyo ribasaba. Amahoro y'Imana muvandimwe. amahoro y'Imana. Tuguhaye ikaze ku Musaraba TV. Imana ibahe umugisha. Yego. Imana ishimwe, turakubonye. Tumaze iminsi twifuza kugira ngo duhure n'abakozi b'Imana bafite ijambo ry'Imana, ariko kandi ryarindi rya nyaryo, babandi babwira abantu bakababwira iby'ukuri,
rero nawe uri umwe mu bantu bataza kubwiriza kugira ngo bibonere indonke, bataza kubwiriza kugira ngo abantu babakunde, ahubwo baza kuvuga iby'Imana yabatumye. Imana ishimwe. Umeze neza? Meze neza. Amazina y'abagukurikiye witwa nde? Amazina ni Mugeneyimana Donatien. Yego. Ku bankurikiranye batanzi, ndi umupapa ndubatse, umupapa w'abana 4, ndi umukirisitu, mbarizwa mu itorero rya Gatenga, nkaba ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro Imana yahamagaye, ibindi Imana iduhana umugisha. Imana ishimwe. Ivugabutumwa ryo kuri social media urarimenyereye? Ubundi nari nsanzwe intuma mu ngo n'ahantu hagiye hatandukanye, ariko ni ubwa mbere ngeze kuri kamera. Imana yabyemeye. Imana yabyemeye. Ubu umaze igihe usenga ubwira Imana uti Imana rwose ngeza kuri kamera? Ntago nasengeraga kamera. Nasengaga mvuga ati Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanjye, nkomeze nyibere igikoresho kizima, umubiri wanjye w'igitambo kizima, umutima wanjye ukomeze wishimire, kuko aho Imana ishaka ko ugera n'ubundi irahakugeza. Ubu ni ukuvuga ngo Imana niyo yakubwiye ngo genda ujye kuri kamera utambutse ubu butumwa bitewe n'impamvu zayo. Ariko kenshi na kenshi abantu mutumwa n'Imana mufite n'amabanga mubitse, mufite amabanga mubitse, ariko no kuyavuga ukabona ko biri kubagora cyane. Umuntu aba afite amabanga, ariko Imana iyo yashatse ko amwe mu mabanga yaguhaye uyatangaza, urayatangaza. Hanyuma abakozi b'Imana pe turabamenyereye hano kuri kamera social media, rwose turabakira benshi cyane batandukanye, ariko abenshi twakira hari ababa batumwe n'Imana, ariko hari n'abituma. Tugize amahirwe rero yo kukubona nk'umuntu watumwe n'Imana, Imana yohereje, ariko yenda muri izi ncamake zo kuganira, mu by'ukuri yenda niba ari nk'iyereko waba ufite cyangwa se niba ari ijwi ry'Imana, Imana yaba yarakubwiye ko impamvu ikuzanye kuri kamera ari iyi? Tugira uburyo tubonaniramo n'Imana, ariko kuri iyi shuro ni ijwi ry'Imana ryasanze, rimpa ubutumwa ngomba kubwira abatuye isi. Ku bijyanye, hari ubutumwa nzaniye abaperezida, hari n'ubutumwa nzaniye abatuye isi, abaperezida b'ibihugu, n'ubutumwa nzaniye abatuye isi. Nubwo butumwa Imana yampaye. Ni byiza. Ni ukuvuga ngo ni ijwi ry'Imana ryagusanze, rirakubwira ngo genda ujye kuri kamera ubwire abatuye isi, ubwire n'abaperezida. Imana ishimwe. Tugiye gusenga, hanyuma twumve ubutumwa Imana yaguhaye, buri mu ijambo, buri no mu buhanuzi, ibyo byose bugiye burimo. Hose burimo. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge, hanyuma tuguha akanya utugezeho ubutumwa Imana yagutumye. Imana Data, mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Imana ifite icyubahiro no gukomera, Imana ifite ubudahangarwa n'imbabazi, turagushimye muri aka kanya, tuguciriye bugufi, gushyirwe hejuru kuko uri umwami, uri Data wa twese mwiza. Bibiliya yarambwiye ngo uzi imbaraga nkeya zacu, ngo niyo mpamvu dukuyakuya kugira ngo turinde Satani. Turasenze kugira ngo muri aka kanya uzuboneka aha hantu, turasenze muri aka kanya kugira ngo ubwami bwawe bwururuke bugendagende aha hantu,
kugira ngo ineza y'Imana iganze aha hantu kandi ubwami bwa Satani buhunge. Mu izina rya Yesu Kristo sengeye umukozi wawe, niwe wamutumye, niwe wamwohereje, ndakwinginze kugira ngo umwambike imbaraga, umugirire neza, kandi ijambo agiye kuvuga cyangwa ubutumwa agiye kuvuga ashyikirwe nawe kuko uri Imana ikomeye. Ngaho mugirire neza, kandi abazabwumva nyakubahwa Imana bazumve kugira neza kwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu. Mfite ubutumwa Imana yarasanze, ariko kugira ngo ntaza kubeshya ngandika ku rupapuro. Ubutumwa bwa mbere buri ku baperezida bayoboye ibihugu bya Afurika. Imana yarambwiye ngo nsome muri Zekariya igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 17. Zekariya igice cya mbere, Zekariya igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 17. Bibiliya turebe. Kwezi kwa munani mu mwaka wa kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 17. Ntago nsoma cyane, sindi umuhanga mu gusoma, ariko reka ngerageze. Iyerekwa ry'amafarashi 4 niwo mutwe w'amagambo. Umurongo wa mbere havuze ngo mu kwezi kwa munani mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido umuhanuzi riti: Uwiteka yarakariye ba sogokuruza banyu cyane. 3 nicyo gituma uzababwira uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati: nimungarukire nanjye nzabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. 4 mwe gusa na ba sogokuruza banyu abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati: Uwiteka Nyiringabo aravuga ati: nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu byo mukora bibi, maze ntibumve kandi nanjye ntibantege amatwi, niko Uwiteka avuga. 5 ba sogokuruza banyu barihe? Mbese abahanuzi bahoraho iteka? 6 amagambo yanjye n'amategeko yanjye nategetse. 6 haravuze ngo amagambo yanjye n'amategeko yanjye nategetse abagaragu banjye b'abahanuzi, aho ntibyasohoye kuri ba sogokuruza, hanyuma bisubiyemo baravuga bati: Uwiteka Nyiringabo yagambiriye kuzatwikurura ibihwanye n'ingeso zacu n'ibyo twakoze, none niko yadukoreye. 7 ku munsi wa 24 wo ku kwezi kwa 10
ku kwezi kwa 11 ariko kwezi kwitwa Shebati mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Dariyo. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido umuhanuzi riti nijoro nagiye kubona mbona umuntu uhetswe n'ifarashi ifarashi y'igaju ahagaze hagati y'ibiti y'imihadasi byo mu kabande, kandi inyuma ye hari amafarashi y'amagaju n'ay'ubugondo n'ay'imyeru. Maze ndabaza nti ibi ni ibiki Nyagasani? Marayika twavuganaga aransubiza ati ndabikubwira. 10. Umuntu wari uhagaze hagati y'imihadasi aravuga ati abo ni abo Uwiteka yatumye kugenda isi. 11. Basubiza marayika w'Uwiteka marayika w'Uwiteka wari uhagaze hagati y'imihadasi bati twagenze isi yose, kandi dore isi yose iratuje ifite ihumure. 12. Marayika w'Uwiteka arabasubiza ati Uwiteka Nyiringabo uzageza ryari kutababarira i Yerusalemu n'imidugudu y'Ubuyuda, kandi umaze imyaka 70 ubarakariye. 13. Uwiteka asubiza marayika twavuganaga amagambo meza amara umubabaro. Marayika twavuganaga arambwira ati rangurura uvuge cyane uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati mpfuhiye i Yerusalemu ni Siyoni ifuhe ryinshi. 15. Kandi ndakariye amahanga yiraye uburakari bwinshi, kuko narakariye Abisiraheli buhoro, ariko bo babagiriye nabi birenze urugero. 16. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati ngarukiye i Yerusalemu ngarukiye i Yerusalemu mbafitiye imbabazi. Inzu yanjye izahubakirwa, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. I Yerusalemu hazagerereshwa umugozi,
17. Ongera urangurure uvuge uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza biyisaguke. Uwiteka azongera kumara Isiyoni umubabaro, kandi azongera guhitamo i Yerusalemu. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo yambwiye ni iryo jambo basomera. Yego. Noneho narangiza nkavuga uko yabimbwiye. Imana yambwiye ngo hari ibihugu bibiri byo muri Afurika abami babyo bagiye kuva ku butegetsi. Niko Imana yambwiye ngo mvuga, nta kindi yambwiye ndenzaho. Yambwiye ijambo soma, ubwo ijambo soma turasenga kugira ngo abaryumva umwuka w'Imana abasobanurire. Yego. Hari abami babiri bo muri Afurika bayoboye ibihugu bibiri byo muri Afurika bagiye kuva ku ngoma bayoboye. Yego. Irindi jambo Imana yambwiye, ubundi butumwa Imana yampaye ni ubwo ku bantu, nibwo tugiye gutambutsa. Imana yampaye ubutumwa buvuga ko abantu bakwiriye kugarukira Imana kugira ngo kugarukira Imana bibakize, bibakize amakuba, bibakize ingorane, bibakize ibintu bitameze neza. Irambwira ngo some Zaburi ibice 4. Ko abantu bagomba kugarukira Imana bakayiba hafi kugira ngo ibakize. Zaburi ibice 4 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 3 kugeza ku wa 9. Zaburi 4 kuva ku murongo wa 3 kugarukira ku wa 9. Bana b'abantu muzageza he guhindura icyubahiro cyanjye igisuzuguriro? Muzageza he gukanda ibitagira umumaro no gukurikiza ibinyoma? Esera. Ariko mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we. Uwiteka azanyumva uko mutakiye. 5. Mugire impuhwe zo gukora icyaha muri ku mariri yanyu. Mwibwirire mu mitima mucecetse. Sera. 6. Mutambe ibitambo mukiranutse, kandi mwiringire Uwiteka. 7. Hariho benshi babaza bati ninde uzatwereka ibitunezeza? Uwiteka utuvushirize umucyo wo mu maso hawe. 8. Ushyire ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo kuburumbukire. Niziguye kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Mwakire ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe. Ni ukuvuga ngo abantu, Imana iri kubabwira ati bana b'abantu muzageza he gukurikira ibidafite umumaro? Yego. Imana iravuga ati n'abasenga barasenga ariko ntibakiranuke.
bagasenga bagasubira mu byaha. Ariko Imana iri kuvuga ngo twere gukurikira ibidafite umumaro, twere gukurikira ibinyoma. Mbese tuyisenge, tujye kumarira, dupfukame dusenge Imana kugira ngo tuvushirize umucyo wo mu maso hayo, kugira ngo tubashe kureba. Nitumara kureba turabona ko hari ibikwiriye kugira ngo tuyegere, ubundi tuyegere dukiranutse. Kuko isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Umuntu ari gusenga, yamara gusenga ntakiranuke agakora ibyaha. Ariko Imana irengera umuntu wese wayitakiye ku manywa na nijoro, agakora ibijyanye n'ijambo ryayo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Irindi jambo yambwiye mbasomera ni muri Matayo ibice 7 umurongo wa 13. Matayo 7 13. Katuharebe. Matayo 7:13. Matayo 7:13. Munyure. Mutwe w'amagambo si Matayo 7:13. Matayo ibice 7 umurongo wa 13 ugarukira kuri 28. Haravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. 16. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? 17. Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. 18. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracika kikajugunywa mu muriro. 20. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. 21. Umuntu wese ubwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. 22. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? 23. Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. 24. Nuko umuntu wese. 5. Imvura iragwa,
imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. 26. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe. 29 aravuze ngo kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi babo. Amen. Amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ijambo riratubwiye yuko hari inzira ifunganye, ko tugomba kunyura mu nzira ifunganye, kuko ari ijyana abantu ku bugingo. Yego. Ritubwiye amakuru, ritubwira n'umuti tugomba kunywa kugira ngo tugere mu bwami bwo mu ijuru. Rivuze no ku bahanuzi, rivuga uburyo gahunda zimeze, ariko Imana yacu ikomeze idufashe, kuko iratubwira kugira ngo dushire mu bikorwa ijambo ryayo. Ubwo ngubwo hari irindi jambo Imana yampaye mbasomera, ni muri Yesaya 30 ibice 30 umurongo wa 15 kugera ku wa 16. Yesaya ibice 30 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Yesaya 30. Yesaya 30 umurongo wa 15 kugera ku wa 16. Yesaya 30:15 haravuze ngo Uwiteka Imana Uwera wa Isiraheli yavuze ati, nimugaruka mugatuza muzakizwa, mu ituze no mu byiringiro nimo muzahererwa imbaraga, ariko mwaranze. 16. Ahubwo muravuga muti oya, kuko tuziruka ku mafarashi, ni koko, ariko muzaba muhunze, kandi muti tuzagendera kuyimbaraga, tuzagenda ku ifarashi y'imbaraga, ni koko, n'abazabakurikira nabo bazaba abanyambaraga. Naho 13 niho uragarukira umurongo. Naho ngaho twahashoje. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yaririmo kubwira abantu ngo bayigarukire, nibayigarukira nibwo bazakizwa. Yego. Nibwo izabakiza. Ubwo ngubwo impamvu Imana imanuye uno muburo nuko hari ibintu bigwiriye abatuye isi, ariko ikaba iri kubabura ngo bayigarukire kugira ngo ibashe kubibakiza. Yego. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ubwo ngubwo umwana ufite amatwi yumva, ubwo yumvira ababyeyi nyine, iyo umubyeyi amubwiye ijambo ahita aryumvira cyangwa akanaritekerezaho, yarangiza akabonaho ko bikwiriye kumvira icyo se amubwiye, yarangiza akabishyira mu bikorwa.
hari ubundi butumwa Imana yampaye, ngo imitima y'abantu iba kure y'Imana. Imana irareba ikabona imitima y'abantu bo muri iyi minsi iba kure yayo, niyo mpamvu yohereje ijambo ryayo kuri uyu munota no kuri aya masaha, kugira ngo umuntu wese urabyumva abashe kwisubiraho, abashe gufata umutima we awegereza Imana, kugira ngo Imana niza kureba isange umutima wawe uri ku Mana, kugira ngo ibashe kukurengera. Yampaye ijambo nsoma, ni muri Yesaya ibice 29 umurongo wa 13. Yesaya ibice 29 umurongo wa 13 kugera ku wa 16. Yesaya ibice 29 umurongo wa 13. Yego. Kugarukira ku wa 19 wa 16. 13 aravuze ngo, umwami aravuga ati, kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo imitima yabo bakayishyira kure, no kubaha banyubaha, akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. 14 aravuze ngo, nuko rero ngiye gukora umurimo utangaza muri ubu bwoko, ni umurimo utangaje rwose, kandi ni urujijo. Ubwenge bw'abanyabwenge babo buzarimbuka, n'ubuhanga bw'abahanga babo buzahishwa. 15 avuze ngo, bazabona ishyano abashakira ikuzimu, aho guhisha Uwiteka inama zabo, imirimo yabo ikaba mu mwijima, bakibwira bati, ninde utureba? Kandi bati, utuzi ninde? 16 ariko mufudika ibintu rwose, mbese umubumbyi mwamuhwanya n'ibumba, bigatuma ikibindi kihakana uwakibumbye ko atari we wakibumbye, cyangwa se icyaremwe cyakwihakana uwakiremye ko atazi ubwenge. Ni ugukomeza kugeza kuri kangahe? 16. yarangiye. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo nsomye umwanya amaso sinzi uko. Ijambo ry'Imana rirasobanutse, riri kumvikana. Abantu bashira imitima kure y'Imana bakajya mu bigirwamana, ariko ijambo ry'Imana yavuze ngo ntabwo ikibindi wakigereranya n'umubumbyi. Uwiteka rero niwe Mana kandi arakomeye. Imitima yacu niba ku Uwiteka, nta handi tuzajya gushakira, ni ku Uwiteka tuzajya duhungira. Yego. Hari ubundi butumwa Imana yampaye buhumuriza abantu.
Imana yavuze ngo wasogongeye nta kintu azabasha gutinya, nta kintu azikanga. Irambwira ngo mbasomere muri Yesaya 32 umurongo wa 3. Umuntu wese wasogongeye nta kintu azatinya, nta kizamukanga. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Muri Yesaya 32 umurongo wa 3 kugera ku wa 6 aravuze ngo amaso y'abareba ntazagira ibikezi, kandi amatwi y'abumva bazayatega. Umutima uhuriraho azamenya ubwenge uwurimo. Rugende manga azavuga neza, ntazavuga didimanga, azavuga neza yumvikane. Umupfapfa bazaba batakimwita imfura, n'umunyabuntu buke bazaba batakimwita umunyabuntu. 6 kuko umupfapfa azavuga iby'ubupfapfa, akerekeza umutima ku byo gukiranirwa, kugira ngo akore ibyo gutukisha Imana no kuvuga ibigoramye ku Uwiteka, ngo yicishe umushonji inzara, n'ufite inyota atamuramiza amazi. Kugeza kuri 6. Ibice 33 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16 haravuze ngo ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagaya induru iva mu gahato, agashwishuburiza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumva inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. 16 uwo niwe uzatura aharengeye, yikingire igihome cyo ku rutare. Azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Amen. Turi ku butumwa buvuga ngo wasogongeye nta kizabasha kumukanga. Reka dusome Yesaya 33 umurongo wa 1. Yesaya 33 umurongo wa 1 uvuze ngo iki? Ngo uzabona ishyano wowe unyaga kandi utanyazwe, uriganya kandi utariganyijwe. Numara kunyaga uzahera ko unyagwe, kandi numara kuriganya bazahera ko bakuriganye. Amen. Nguwo umuntu utazagira icyo yikanga. Ubundi butumwa buri muri Matayo 20 umurongo wa 20. Kaho mpasome.
ibice 20 umurongo wa 20 haravuze ngo umutwe w'amagambo ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Maze nyina wa bene Zebedayo azana n'abana be aho ari, aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Nawe aramusaba ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, tegeka ko aba bana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Yesu aramusubiza ati, ntimuzi icyo musaba, mwabasha kunywera ku gikombe nzanyweraho? Bati, turabibasha. Arababwira ati, ni ukuri igikombe cyanjye muzakinyweraho, ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sinjye ubigaba, keretse abo Data yabitunganirije. Ba bandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abami banyagaga bakabatwaza igitugu, n'abakomeye babo bahawe kubategeka. Ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajye aba imbata yanyu, nk'uko Umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba icungo ya benshi. Ubwo iryo jambo rijyanye n'ubutumwa buvuga ngo ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Hariho abantu basaba nabi, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye gusoreza ku ijambo riboneka muri Yohana 13 ibice ni 13 umurongo, ibice ni 13 umurongo wa 33. Hariho abantu basaba nabi, ugasaba nk'ikintu Imana yagucisha mu nzira zo kucyakira, iyo nzira kuyinyuramo bikakunanira. Yohana ibice 13 umurongo wa 34 aravuze ngo, ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Imana yacu ishimwe cyane. Dushoreje ku butumwa buvuga ngo dukundane nk'uko na Kristo nawe yadukunze. Icyo ni cyo kimenyetso ngaduhaye ko kizatugaragariza ku badakijijwe yuko turi intumwa za Kristo. Umuntu rero watumwe na Kristo arasabwa kugira urukundo nk'uko Kristo nawe yadukunze. Ikindi kintu Imana yambwiye ngo hari abantu Imana ikijije uburwayi bukaze bwari bwaranze gukira mu mibiri yabo, Imana irabukijije. Imana ishimwe. Ndumva ubutumwa Imana yampaye ari ubwo ngubwo, ntago nakongeraho, uko yambwiye niko ngomba kuvuga. Abantu bafite uburwayi bwari bwaranze gukira, Imana irabubakijije mu izina rya Yesu. Ubutumwa Imana yampaye nuko. Imana ishimwe. Kenshi na kenshi iyo umuntu atumwe n'Imana uba ufite impungenge cyane ufite kwitwararika, kuko uvuga uti ntago nshaka kurenza kuko Imana yambwiye, cyangwa se ngo ngice ku ruhande, kuko Imana niyo kubahwa.
ariko se yenda nko muri ubu buryo Imana yakubwiye ngo abari bafite uburwayi Imana irabakijije, ese nta yerekwa waba wabonye yenda ari gucaho ngo ubone ko ari nk'uburwayi bwa diyabete cyangwa se ubone ko ari uburwayi runaka yenda ngo ube wagira icyo ubuvugaho niba ari nk'uburwayi waba wabonye, kuko hari igihe Imana ikubwira ariko ikakwereka n'iyerekwa, ikakwereka nk'umutwe ukize, ikakwereka yenda nka sida cyangwa n'ikindi kintu mbese ukabona, cyangwa se ikakwereka no mu gace yaba ibikoreyemo, nabyo birashoboka, ariko iyo Imana yavuze iba yavuze. ngewe ukuntu Imana yabimbwiye, yambwiye ngo ntangarize abantu bayo yuko uburwayi bari bafite bukaze Imana ibubakijije. Ntago yanyeretse ngo ni ubu cyangwa ngo ni abatuye hehe, ni abatuye isi yose. Niyo mpamvu yanzanye kuri kamera kugira ngo abazumva buno butumwa batuye isi yose bazabwumve, kandi ufite kwizera wese yizere yuko ubwo burwayi yari afite Imana ibimukijije mu izina rya Yesu. Hanyuma yenda ikindi kibazo yenda umuntu yakwibaza n'uwakumva ubutumwa, ese nko kuri aba baperezida yenda Imana yavuze babiri, si babiri bo mu bihugu bya Afurika bagiye kuva ku ngoma, nta kuntu bashobora kuba yenda hari amakosa baba bari gushinjwa n'Imana yenda ku buryo ubutumwa bubagezeho bashobora kwisubiraho, niba hari ikintu Imana ibagaya bakaba bakwisubiraho. Kenshi na kenshi watanze nk'ubu butumwa birashoboka ko aba perezida bashobora kuba batakumva n'ikinyarwanda, ariko iby'Imana bifite ukuntu byikora bakaba babyumva, bakaba bakenera no kuba yenda banaguhamagara. Nta nsinzi ihari ko bashobora gusenga cyangwa se bakaba banagusaba ukaba wanabasengera, iki kintu kikaba cyakurwaho bakisubiraho, bakaba basubira ku buyobozi bakaba bagira, cyangwa se byaranzuwe nuko bagomba kuvaho byanze bikunze. Ubundi Imana iguha ubutumwa iguha n'ijambo ryayo ryanditse muri Bibiliya. Yego, ni ukuvuga ngo ukimara kumva ubutumwa usoma ijambo, wamara gusoma iryo jambo niho haba harimo n'igisubizo cy'ibyo wahita ukora. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana twasomye rijyanye n'ubwo buhanuzi yatubwiye ko na ba sogokuruza bayisuzuguye, bakanga kumvira abahanuzi. Imana ikavuga ati se abahanuzi bahoraho, cyangwa mbese bishatse kuvuga yuko igitumye Imana itambutsa ubwo butumwa ni uko hari ibyo bakoze bitanyuze Imana, bitanyuze inzira y'Imana, bitayitunganiye. Ariko Imana ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi, bagarutse wenda bakayumvira, Imana ishobora kubabarira. Ibyo ngibyo ni ubwiru bw'Imana. Uko yambwiye ijambo mbasomera, irambwira ngo hari abo igiye gukuraho muri abo baperezida babiri bagiye kuvaho. Ubwo rero ngewe nta kindi narenzaho usibye gusoma iryo jambo, niryo ririmo ubwo busobanuro. Ni ukuvuga ngo iby'Imana ubu bishohoje uko biri, ntabwo bizi niba bo bazabyumva mu kinyarwanda, ntuzi niba cyangwa se yenda hari kwereka ikakwereka bacyumva, cyangwa se ikakwereka yenda bazavaho igihe iki n'iki, nawe ntago ubizi, ni uko Imana yakweretse gusa. Imana yabimba. Nta bundi butumwa bundi busigaye, wasenga hanyuma ubu burwayi Imana yavuze igiye gukiza bwananiranye, ugasenga. Aba bantu bari barwaye ubu burwayi nabo, mbese ubu butumwa bugaherekezwa n'isengesho, rikaba ari naryo rigenda rigakomeza ubu butumwa cyane, rikabutsindagira kugira ngo n'aba barwayi babashe gukira. Imana iguhe umugisha. Kadusenge. Mana mu izina rya Yesu, Uwiteka Mwami Nyiringabo, Imana ishoboye byose, tubanje guca bugufi ngo ushigwe hejuru, kuko ari wowe ukwiriye icyubahiro. Uwiteka Mwami Nyiringabo, isi n'ibiyuzuye n'abayirimo n'ibyawe. Uwiteka Mwami Nyiringabo, niwe wayishinze ku mazi menshi, ntawe uzi ifatiro zayo, ni wowe ubizi. Uwiteka Mwami, ijambo ryarambwiye ngo isi n'ibiyirimo
ni iby'Uwiteka, isi n'abayirimo ni wowe Uwiteka mwami nyiringabo waturemye. Rero kano kanya Uwiteka mwami ukanye imbere y'ubwiza bwawe, ndagusenze Uwiteka mwami nyiringabo kugira ngo ubutumwa bwawe washatse ko bugera ku batuye isi. Uwiteka mwami nyiringabo ube mu ruhande rwa buri umwe wese uzumva buno butumwa, uzamugirire neza Uwiteka mwami nyiringabo, kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo nitugaruka Uwiteka mwami tukakugarukira ngo nibwo tuzakizwa. Uwiteka mwami riravuga ritubwira yuko hari abantu imitima yabo iba kure yawe. Ndasenze kugira ngo ino mitima yongere igaruke kuri wowe Uwiteka mwami nyiringabo. Ndasenze ndahamagara imbaraga zawe, imbaraga z'umwuka wera zigere ku batuye isi. Uwiteka mwami zibagereho, zibahindure Uwiteka mwami nyiringabo, kugira ngo imbaraga zawe zihindure ibyanze guhinduka. Imbaraga zawe Uwiteka mwami zihindura imitima ya benshi, kuko hari ibiteye ubwoba. Ntago Uwiteka mwami ijambo ryaravuze ngo nta mpanda ivugirijwe ubusa ku musozi. Nuko warebye ukabona hari ibikwiye kugira ngo tukwegere, nuko warebye ukabona Uwiteka mwami nyiringabo aho turi kujya ari habi, hari abari kutunyuza mu irembo rirangaye kandi irembo rifunganye ari ryo rijyana umuntu ku bugingo. Ibyo byose Uwiteka mwami wabivugiye kugira ngo tutarimbuka. Rero turasenze cyane kugira ngo Uwiteka mwami umuntu wese uzumva ubutumwa azitekerezeho. Uwiteka mwami nyiringabo abifashwamo n'imbaraga zawe z'umwuka wera, aguhindukirire mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye aba baperezida Uwiteka mwami nyiringabo, imbaraga zawe Uwiteka mwami zibagereho, zikore Uwiteka mwami icyo wagambiriye gukora. Rero n'aba bafite uburwayi bukomeye Uwiteka mwami turabasengeye kugira ngo Uwiteka mwami ubwo wavuze ko ubakijije, reka ubakize wiyubahishe mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengeye kuko Kristo ntago yakizaga imibiri gusa, yakizaga n'imitima, kugira ngo ubwo bakize zino ndwara zikomeye ntago tuzi impamvu Uwiteka mwami zabagezeho, ariko icyo dusenze ni ukugira ngo bakire, imitima yabo ikire. Uwiteka mwami nyiringabo ubane na buri umwe wese. Uwiteka mwami umuntu wese wumva ubu butumwa ahinduke rwose, kuko Uwiteka mwami kuguhungiraho Uwiteka mwami biruta guhungira mu nzu z'abakomeye. Twibere mu mahema yawe turindwe Uwiteka mwami n'imbaraga zawe. Abarwayi ubakize, abari mu kaga ubarengere, kandi ijambo ryawe rikomeze rigere kuri buri umwe wese. Watubwiye ngo Uwiteka mwami dukundane nk'uko Kristo yadukunze, bityo nicyo kizatumenyesha yuko turi abakozi bawe. Turagushimiye yuko uri Imana ikunda abantu, ikabakunda ikabamenyesha ibyenda kuba, kugira ngo baguhindukirire. Ibyo byose bizabe turi mu mugambi wawe no mu bushake bwawe. Komeza rero uduhe umugisha no kubana natwe. Dusengeye ino cano Uwiteka mwami nyiringabo Umusaraba TV, turasenze cyane ngo uwongerere imbaraga n'amavuta, uwongerere Uwiteka mwami, kugira ngo Uwiteka mwami bakomeze bamamaze ubutumwa bwawe ku isi hose, kugira ngo bakomeze Uwiteka mwami bakore ibishimwa nawe. Turabasengeye cyane, utanga imbaraga z'umubiri, utanga n'imbaraga z'umwuka. Abantu bose Uwiteka mwami baze bakirira kuri ubu butumwa butambuka kuri iyi cano. Rero Uwiteka mwami turakwinginze komeze kutugirira neza. Waduhaye amatwi ngo twumve, uduha amaso ngo turebe, ariko ibyo ngibyo Uwiteka mwami utagize icyo ubikoraho nta kintu twareba, nta n'icyo twakumva, kuko akenshi twumva ibidafite umumaro, ariko uduheshe kumva ibifite umumaro, uduheshe kureba ibifite Uwiteka mwami umumaro, kuko ari byo bizatugeza mu bwami bwawe. Turasenze rero Uwiteka mwami nk'uko twumvisha ijambo riri muri Matayo 20:20, kuko hariho abasaba nabi. Rero Uwiteka mwami uduhe gusaba neza, kuko ari byo tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo.
amen. Amen. Imana iguhe umugisha muvandimwe, sinzi niba yenda watanga nimero za telefoni kuko hari abantu bashobora kuzagira ikibazo bakumva bakakubaza cyangwa se bakanifuza ko basengera, kuko iyo wageze hano uba wageze muri sosiyete ngari y'abantu benshi. Rero hari umuntu ushobora kumva iki kiganiro akumva ko yenda n'uburwayi yari afite bumukomereye runaka, wagira uko wamusengera bukaba bwakira, kuko Imana iba yaguhaye uburyo bwo kugira ngo n'abarwayi basengere. Rero watanga nimero ya telefoni hanyuma abantu bagukenera bakakubonaho. Nomero yanjye ni 078 06 82 343. Yego. Imana iguhe umugisha. Imana ikomeze kuba mu ruhande rwacu. Murakoze.